Mugisha mbo ukimara kumbwira ko hari ubutumwa umfitiye bijyanye n'umwambaro nahise mvuga ngo iyi myambaro reka ntekereza abantu nshobora kuba nayambeka. Yego. Nga rashyira hano ku rutugu rwose. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Yego yego. Yesu abaho umugisha. Amen. 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 Yego yego. Oya yongere. Oya yongere hose kuri Yesu wabikoze we turanezerewe. Turanezerewe. Ababyeyi we turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu wabikoze. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo. Igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga rwanyu agiranyize anyura mbabaye mbasuhuze abadukurikiye bari mu bice bitandukanye. Imana ikomeze kubaho umugisha cyane abakunzi bacu bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ngira ngo hari hashize igihe ndahura na mama Pasiteri. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. Umeze neza? No kuri meze neza ndashima Imana ndi kubona iturinze. Yego. Yego. Hashize igihe tudahura cyane kuri mikoro nge nawe. Ubwo ko Mana igihe ni kirekire usibye no kuri kamera nubwo twe duherukanye no guhira mu nzira. Noheri uyiriye wenyine ubona urabutapfunyira burangije mbega wowe. Ubwo rero tukibagirwa kuko duherukana nanjye duherukana mu biganiro turi kugaburira abana Nyabugogo. Hanjya buri hari 2020. Ya 2020. Yego. Imana ishimwe ko twongeye guhura. Amina. Twese duhumeka umwuka bazima. Reka tubanze dusenge. Yego. Mana nziza turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye kubwo kurinda kwawe kwiza. Uri Imana iba yuguriye amarembo tukabyuka turi bazima, tukabyuka bikemera, tukareba bigakunda, tukavuga tukabona bigenze neza, tugatera intambwe bikemera. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Tugushimiye kubwo kurinda kwawe kwiza. Izina ryawe nirishimwe nirishyirwe hejuru. Muri uyu mwanya rero turi kumwe n'urugendo Imana muha umugisha na mugenzi w'umuhereza umugisha n'abari kutureba bahereza umugisha abababaye babona ibintu byabarenze, ibibazo, uburwayi, ubukene, intambara n'ibigeragezo bigiye bitandukanye. Reka ineza y'Imana igenda ibasakareho babone kuri Imana igitabara, kubera ko uko wari uri kera na n'uyu munsi nuko ikiri. Amaboko yawe ni maremare ngo ugirira neza buri umwe wese uri gukurikira kino kiganiro. Ineza y'Imana, umugisha w'Imana ugenda umusesekareho. Turi mu kwezi kwa mbere, reka buri muntu wese muri uku kwezi kumubere imfura mu mezi yose, agenda abona ineza n'ubuntu bwawe butangaje, kandi bakomeza kukwisunga, bakomeza kukuba hafi, nawe urushaho kubahereza agakiza. Urakoze urakarama mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Naje hano kugusura kugira ngo ariko natunguwe. Watunguwe n'iki? Ikintu cya mbere cyantunguye ni abantu baba hano.
yigo none se ubwo ko abo wabonye iguha umugisha yigo cyane abo wabonye ni bakeya kubera ko abenshi bari ku ishuri hari bari kwiga interna nyine boarding abandi externe umunsi umwe uzaze muri vacances ugira ngo turitorera nukuri njyewe ninjira muri salon ninjiye hano nsanga umukobwa umwe ari gukora isuku mbona ndanyuze hariya nicaye muri salon yigo buri kanya nkajya mbona umukobwa utandukanye n'uwo ndavuga aba bana bose n'ababashije bakatwicaranye namubwira bose baba hano ngo baba hano nukuri ngusabiye umugisha uva mu ijuru kubera ko uyu ni umutima udasanzwe cyane ngira ngo ariko ni n'ikintu ni impano Paulo nawe yabivuze neza ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga ubwo rero nanjye ni Kristo muri njyewe hari umuntu wabonaga bino bintu bikorwa na nyakwigendera akavuga ati ibyo ari byo byose ni impano ye ushaka gusanga hari umugabo bafite impano yo gufasha ariko umugore ugasanga byagenze kugira ngo muze kubihurizamo ndetse na nyuma yuko yitahiye usigarane buriya buri kintu cyose kiba mu buzima buri muntu wese ajya acunga neza iyo ukitegereje usanga hari isura yindi iri imbere ushobora kuzahura nayo nshatse kuvuga ngo ubuzima ni ishuri ubuzima ni ishuri niba uhuye n'ibintu byigiremo niba uhuye n'ubuzima bwigiremo akenshi biba biri kugenda bitegura imbere hazaza niba uhuye n'umuntu mukomeze kuko ntabwo biba ari impanuka umuntu aza ari kukwigisha mbese ibyo uhuye nabyo mu buzima byige neza hari ahantu biba biri kukwinjiza biri kugenda bigutegurira bigucira inzira muri makeya nanjye buriya wenda nko mu bukumi bwanjye nari umwana wahuye n'imibabaro myinshi cyane ariko nkunda gusenga Imana nkunda kwiyegereza ubuzima rero bwagiye bunyigisha kugeza uno munsi iwacu yari famiye nini y'abantu benshi ubwo rero nkakunda kuba ndi mu bintu by'amasuku noza ibyombo ndi kumesa nkoropa neka kandi buri muntu wese nkabanze ukuntu dukwiriye kubanamo ahanini bananduta ubwo rero iyo sosiyete nayibayemo yo mu rugo ubwo urumva ntekereza ko yari kuntegurira muri kino gihe magazemo iki ngiki nyine ndimo nari nyihagazemo kandi ikindi cya kabiri ndi umukristo nubwo ndi umukristo ariko ngira urukundo rwo gukunda abantu nabayeho mu buzima bubabaye bukakaye ubwo rero nanjye iyo mbonye umuntu ufite ubuzima butari kugenda neza mba numva mfite impuhwe rero nagize amahirwe mpura n'umutware wanjye nsanga imico yiwe n'imico yanjye birahuye rero n'Imana yari yaduhuje ndi hafi gukora mariage nari narabwiye Imana nyine nkiri inkumi mbwira Imana uzame umutware cyangwa se umutware tuzagerana mu bwami bwo mu ijoro nzamutsindagize mugezeyo nanjye nsindagize angezeyo none we yarangije urugendo mbere yanjye ariko ndahamya neza nashidikanya naramutsindagije kandi yagezeyo yego rero Imana ijya yumva yego Imana ijya yumva mu buzima mwabanyemo n'iki kintu gikomeye wamwigiyeho mu byo yakoraga cyane cyane ibyo twabonaga cyangwa se n'ibyo tutabonaga yego yari umuntu wakundaga umurimo w'Imana akita ku bababaye yego nanjye numvaga ari domene yanjye ariko kuba twarahuye nawe ari domene byarushijeho gutuma ngenda mbyiyumvamo ikindi cya kabiri kugirana ibintu byose ibakwe buriya yari umukurajere mu bintu byose iryo bakwe rero nari mwisi kuvuga ko nta rindi ifite ariko noneho ryarakubi byarihuse hano hari abantu b'ingeri zitandukanye hari abasore nk'uko yari asanzwe n'ubundi afite abahungu be rimwe na rimwe hari
babandi ba Nyabugogo twaya tujya gusura bo bajya banyaruka bakaza no muri bajya baza bakanganiriza bakambwira ko bana basura hano bakunda kunsura nko mu kwezi bansura mu kabiri bakaza tukirwa ku ma story tukaganira nk'abasengera nuko nyine bagatega bagasubira Kigali bampamagaye nkumva telefone ngo niba jama ngo ba pasteur bahandi ngo kuri station barya mwakoreshaga ibiganiro ngahita mbibuka yego nuko ariko noneho umuntu akibaza ngo abantu kenshi bakunda kuvuga ngo igitsina gore cyane kubana mu nzu ngo hari ukuntu bijya bigorana mu kumvikana ngo buriya abagore ngo babaye mwe cyangwa abakobwa bangahe mu nzu hano nabonye ni benshi umugisha nagize sinzi kuntu wenda nawe gusobanurira ariko nuko banyubaha kandi bakanyumvira rero n'uwo mugisha nagize nk'ubu kwa kabiri hano tugira amasengesho nijoro bose barabizi ko 2:00 iteraniro ryacu riba ritangiye ikindi cya kabiri nubwo ari abana benshi nyine batandukanye harimo abo tumaranye imyaka 5 imyaka 8 imyaka 7 buri muntu wese nzi imico yiwe mfite kuntu mutwazamo kandi ku murongo ibintu bikagenda neza nihagire umuntu utana niyo atanyeho gatoya kubera ko ngewe mbazi bafite uburyo kimita mbagarurira hafi kandi ibintu byose bikagenda neza yego ko mana ntabakanira barabizi isa yo gutahiraho barayizi kireka wenda ku muntu ufite akazi kandi nabwo akambwira ati meri ndaza gutinda ariko gahunda bagenderaho nabahaye barayubahiriza haryo babaye ari mu rukundo ntibyatuma abihisha abafite abasheri barabimbwira barabimbwira kubera ko banyisangamo turisanzurana ngira igihe cy'inama buri muntu wese akambwira kari ku mutima wiwe ubwo rero winjiye mu nama yacu waseka ugatembagara wagenda bavuze iri kukurya oya n'umuntu akinjira hano ahita bibona ibyo byose uburyo mubanye mubona bakwisanzura umugani uko bivuze kandi n'ibintu byiza bituma n'inama bagira bazajya bazikurikiza cyane barazikurikiza ndabashimira kubera ko dusenyera umugozi umwe yego ubu ibyo ari byose umuntu akubonye kuri kamera abona n'ubundi ukiri wasiya w'ibitwenge wasekaga hari ibihe wigeze ugira bigukomereye mu mutima wawe muri iki gihe cyo kubura umutware wawe ariko wenda abantu ntibabimenya kuko abantu benshi tureba kuri kamera twabona wakoze ikiganiro arishimye disi ameze neza yongeye gusubira mu bikorwa by'urukundo byo gufasha umutware we yakoraga ariko ntitumenye bya bihe bikomeye umuntu abarwana n'umutima wenda naguha ubuhamyaho gatoya cyane yego biriya byago bikimara kumbaho muri ngewe harwaniyemo amajwi menshi cyane mbese urumva iyo umuntu akimara kugira ubyago abuze uwo akunda ni ibintu biba bitoroshye noneho ku rukundo rwanjye n'umutware byari umwihariko mbese igihe cyose yahoraga mbera mushya nanjye nkahura mubera mushya mbese bikamera nk'aho ari bwo bwa mbere tugihuza amaso ku yandi ubwo rero bimbayeho numvishe ari ibintu nyine bidashoboka ariko muri ngewe numva ko ngomba kwiyakira ibyabaye byabaye tumukura nyine hariya accident yabereye tugiye morgue natangiye kumva ashaka gusenga Imana mu mutima tuva Kacyiru turinda tugera hano mu rugo ndi gusenga Imana mbese nyibaza utubazo twinshi nawe urabyumva ariko ijwi rikandwaniramo rimbwira ko ntagomba kuzongera kwimeza neza nshatse kukubwira ku bijyanye
no kwiyitaho numva ibiryo ntabwo mbishaka, kwambara neza simbishaka, nkumva gusokoza simbishaka, mbese umutima uri kumbwira ko ibyo ntuzabyongere, koko nanjye nkumva ntabwo nzabyongere. Ariko bantu bumunkurikiye ndabashishikariza gusenga ni byiza, ni byiza cyane, ariko nkabwira Imana mu mutima, Mana nyegera, Mana mba hafi, ndikumva muri njyewe ntazi ukuntu ibintu biri kugenda bimera. Twageze hano tuza abantu sanze muri salo, mpita ninjira mu cyumba, muri ino nzu yacu harimo icyumba cy'amasengesho, mbwira Imana ndumva nshaka kuvugana nawe. Ndasenga ndayibaza umutware wanjye bimeze gute. Imana imbwira ijambo ryiza cyane ko ubugingo ari kumwe nabwo, mbese ko yabubonye. Icyo numva kirankomeje, ndavuga ati mbese nanjye nimva muri ubu buzima nzongera mubone, kuko njye mfite ibyiringiro ko nzabona ubugingo. Ndavuga ati kumbi nimva muri ubu buzima tuzahura. Numva umutima utangiye kugira gute gucya. Buriya hari imitwaro itatu ngiye nabonye umuntu agira. Hari umutwaro uba wumva ufite ku mutwe uremereye, ukumva ni nk'ikintu kiremereye ufite ku mutwe. Umutwaro wa kabiri ni umutwaro uba wumva ku rutugu, ukumva ibintu bigutsikamiye. Umutwaro wa gatatu ni wa wundi wa hano ku mutima, wumva ibintu bikubangamiye, ibintu bikomeye. Iyo ni imitwaro itatu. Nahise numva umutima wanjye utangiye kururukaho bukeya. Imana imbwira irindi jambo, irambwira ati kandi mwana wanjye ndagukomeje. Sinuvaga yuko ibyo bintu byakunda, ariko nshimiye Imana ko amasengesho dusenga yo azamuka gutya ari amagambo, ariko yajya kugaruka akatugarukira ari ibikorwa. Icyo gikorwa nabonye kingirirwaho, kuko Imana yavuze, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Muri njye yakoresheje itegeko, ni ukuri namajije gusenga numva muri njye hari ibintu byaremise, numva ndakomeye, numva ndashikamye, mu masengesho tuhakuriramo imbaraga, numva mbese nyine ndakomeye muri makeya. Icyo nshatse kuvuga, gusenga ni intwari ikomeye. Ni imwe mu bintu byagufashije gukomera. Bimfasha gukomera. Yamajwi ako kanya ahita tuza, numva nangiye kwiyumva neza. Kandi nanone Imana yanjye nakurikiye, nizeye, ndayizi neza cyane. Hari ibikomeye nagiye mpura nabyo, bikomeye bikakaye, ariko kuko Imana yavuze ngo ndagukomeje, kuko numva ndakomeye. Ariko ngo buriya hari ukuntu abasenga inshuro nyinshi hari ibintu bijya kutubaho dufite amakuru. Ntabwo amakuru yo yabura, ntabwo yabura. Noneho rero nyuma y'uko ibintu bibaye ibyo ngibyo, ikibazo gikomeye nagiye mbirebera kuri social media cyane, hajeho ibintu navuga ko bimwe na bimwe bishinyagura ibiganiro, abiyise abahanuzi, hakanazaho ko bimwe mu bikorwa wakoraga abantu babyitaga andi mazina. Ngira ngo warabibonaga biriya bintu byo ntabwo byigeze ntabwo byigeze binshengura, ntabwo byigeze binshengura. Ikimenyimenyi ni uko nabona bababariye bataranasaba n'imbabazi, kuko icyo bakoraga ntabwo bari bakizi. Imana iguhe umugisha cyane gutanga imbabazi, ni ukuri ni byiza cyane. Nyuma y'ibyo rero mu minsi yashize tubona n'ubundi kuri social media dukuru agafoto kawe, bagashyira agafoto ngo kundi mugabo, nabonaga ari umuzungu bari basizeho. Ibyo nta kintu nabivugaho, bari gutwika nyine kugira ngo babone ama-views. Aba ari ugutwika cyane, Imana ikomeza. Ariko nanone Imana ibitegetse bibaye ari mu bushake bw'Imana.
simbizi kubera ko ntarabitekereza, sinzi igisubizo nakwiha mbitekereje. ibindi biri imbere buri Imana niyo bibizi, ubwo nibiramuka bigiye kuba Imana ifite ukuntu izabyigenzereza, kuko ifite ibintu ikora ibintu byayo. Yego, Imana ifite uko ibibona nuko ibitekereza. Yego, ngira ngo naje hano kugusura ariko naje ndi n'intumwa. Yego, hari umubyeyi nagiye kureba w'Ikabarondo, Imana imuhe umugisha cyane. ni umubyeyi ntabwo nari nsanzwe muzi, arankurikira ibiganiro byanjye, yarampamagaye arambwira ati ndashaka kugutuma kuri mama Asia, madamu wa nyakwigendera. Arambwira ati bitewe n'uburyo nabonye, ntabwo ikiganiro yambwiye yabonye, njye nari nakibonye, ngo yabonye uri kumwe n'abamama. Yego, babakenera bavuge gutyo. Yego, yumva umutima umuhase kubyibuza yabonamo nk'abake yambika acuruza ibitenge, yumva ahize uwo muhigo. Nagiye rero yampaye ubutumwa nakuzaniye, ngo ubu hano ubutumwa dore ahangaha harimo uburambika abantu 10. Abantu 10 ndabibona cyane, ni ibitenge byiza. Uyu mubyeyi Imana imumpera umugisha mwinshi cyane. Yego, imuha umugisha. Ukimara kumbwira ko hari ubutumwa umfitiye bijyanye n'umwambaro, nahise mvuga ngo iyi myambaro reka ntekereza abantu nshobora kuba nayambika. Yego, uri kubona, nahise ntekereza nyine bagenzi banjye. yego, bagenzi banjye nshatse kuvuga nyine. yego, ntabwo yaba yabonye wenda amafaranga y'imvange cyangwa yo kujya kugura ubugari ngo narangiza abone nayo kujya kugura wenda igitenge. Muri no minsi imyenda irahenze cyane. Abatekereza inzu gukodesha, amashuri y'abana, ahanini ku bintu bijyanye no kwiyambika akasa nkaho abisize ku ruhande. Niko kwita ntekereza kuri bagenzi banjye, ndavuga ati abonzi bandi hafi nabahamagara byibuze nawe akazambara kano gatenge akumva ko Yesu agira neza. Mubyeyi mwiza, Yesu akumpera umugisha mwinshi cyane, asubiza ahantu ukuye kandi agukubire azakumpere n'ubugingo bw'iteka. Hari n'umuntu bishobora gukora ku mutima nawe akavuga ati ngewe ndabadodeshereza. Umuntu wese ubitekereze gutyo nawe musabiye umugisha. Murakoze cyane. Yego, ni byiza. Ngira ngo nimba bari hafi rero ubwo tugiye gukurikizaho kuba tugiye kubibaho uyu mubyeyi. Nanjye ndamushimiye cyane, ni umubyeyi ukunda gufasha abantu. Mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane. Ajya atuma abantu nta nubwo bazi, we yabonye umuntu araguhamagara, umunyamakuru abwira ati uzandebera uriya muntu. Yego, bo bajya ambwira ati njya mbatuma, sinzi nimba abona natuma bagerayo. baratumeka kuko batatumitse yabimenye. Yego, ariko hari abo yatumye ejo bundi ngo batatumitse. Mw'abantu mwe nimutumike. Umuntu nimba gutumye ku mukene ntugereyo wa munyamakuru we cyangwa wa wundi muntu we, urumva ko Imana aho ngaho ntago bo ukoze umurimo w'Imana neza n'ukuri. Nuko aho ngaho rero niwe uziko uburyo uri abavyeyi bawe. Yego, ubwo tugiye gukurikizaho kubibahereza, kandi ndakeka bari bwishime. Nk'uko binshimishije nabo baraza kunezerwa. Yego. Hari intambara
turase ku ntego vuba vuba. Haleluya. Amena. Amina, haleluya. Amen. Amazina ni Nisingizwe Madalina. Navukiye muri uyu murenge wa Ntarabana. Ni naho ntuye, ni naho nashakiye. Ndi umubyeyi w'abana 4. Abo ni Imana yemeye ko nsigarana. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Musabyimana Marie Rosine. Aba naravukiye mu murenge wa Ntarabana. Aba ndi umumama w'abana 5. Abo ni Imana yabashije kunshoboza. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Mutibuta Turewoniya. Ndi umumama w'abana 5. W'abana 2. Abo ni bo mfite, Imana yabashije kumpa, abo ni bo ndera. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Nigize Clementina. Nkaba ndi mu murenge wa Ntarabana. Nanjye ndi umumama w'abana 6, ariko napfushe 3. Nkaba nasigaranye 3, ariko n'undi nasigaranye n'abandi mwana abashije kumpa. Kandi umubyeyi wiyemeje kubaka ubwo bushingiye kuri Kristo. Ibindi ni ibyo ngibyo. Yesu aguhe umugisha. Amina. Amen. Nanjye amazina ndi Nyirakamana Dina. Ndi umumama ushima Imana, kandi icyo nkora ni ugusenga, nicyo kimfasha kurera abana. Nabyaye abana 7. Umugabo wanjye ni Yesu. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Mukankwaya Beyata. Navukiye muri umurenge wa Ntarabana, ni naho nashakiye. Umugabo wanjye yarapfuye, asigira abana 2, nibo mfite bonyine. Yesu aguhe umugisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Anishimwe. Amen. Nanjye nitwa Mukandori Saverina. Navukiye mu murenge wa Ntarabana, kandi niho nashakiye, niho ntuye. Nanjye nabyaye imbyaro 5. Barapfa 4, hasigaramo 1. Niwe Imana yansigarije. Umugabo wanjye yarapfuye, ubwo nanjye mfite uwo mwana 1. Arubatse, afite abana 4. Umuntu Imana yagiriye neza. Amen. Nshima Yesu. Haleluya. Kuko niwe mugabo w'abapfakazi, akaba se w'imfubyi. mbese na se w'imfubyi. Yego yego. Rero rwose nshima Imana yakoze. Amen. Amen. Naho mpagaze. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Mama Asiya ubwo ugiye go. Yesu abahe umugisha ababyeyi beza. Mbashimiye ko nabahamagaye mwarangiza mukaza kubana nanjye muri aka gahe tugiye kuba turi kumwe. Yesu abampera umugisha. Hari umumama wahamagaye ku rugendo, aramubwira ati se ko mbona mama pasiteri ajya agira ibikorwa byo gufasha, nkaba mfite ibitenge, ubu tubikore gute? Uriya yahise rero yihuta ajya kubizana. Ndavuga se ibi bitenge Mana ndabihereza abandi, ariko nibuka ko hari bagenzi banjye ndavuga ati ngomba kubahamagara noneho mukaza tukambara uyu mwambaro mwiza Imana yaduhaye muri uno munsi. Mwese mwumva mwishimye base? Imana yacu ihimbazwe. Ni se w'imfubyi yarangiza akaba umugabo w'abapfakazi. Amen. Mwarabibonye mbese? Nanjye ndi muto muri mwebwe, ariko nanjye narabibonye abana bajya ku ishuri, ndabibona abana bararya, ndabibona abana barambara. Yesu ni mwiza cyane. Yesu arahari kugira ngo atunezeze, arahari kugira ngo adufashe, atushimishe, nitukihebe. Babyeyi beza nimukihebe, Imana ni yacu. Twaramubonye rero atugirira neza, turamufite.
turamukomeza ubu mbese gahunda dufite ni ukubyigana tukamugundira tukamukomeza tubyigane dukomeze dukore kuri Yesu. Amen. Imana ishimwe. Yego. Yesu yarahabaye n'ukuri. Amena. Turahera ahangaha urashyira hano ku rutugu rwose. Amena, amena, amena. Haleluya. Amen. Amena. Yego yego. Yesu abaho umugisha. Amen, amen, amen. Amen. Yego yego. Oya yongere. Oya yongere hose kuri hose. Amen, amen. Yongere huzuze rwose. Buri muntu wese ndamuha igitenge kijyanye n'umubiri we. Mubyeyi wambare kandi uberwe n'ukuri. Amen. Haleluya. Amen. Uberwe mu izina rya Yesu. Imana ibe umugisha. No mu ijuru akwakire tuzahurireyo. Amen. Mubyeyi uberwe mu izina rya Yesu. Yego yego. Uberwe n'ukuri uberwe. Uberwe bambi. Haleluya. Amen, amen. Ayiwe witeka we. Yes, hallelujah, hallelujah. Imana yacu ishimwe ishyirwe hejuru ihimbazwe. Imana ni iyacu ntabwo tugomba kuyivaho, tugomba kuyigundira. Yego, Imana ishimwe. Amen.
iby'Imana ikora birandutangaza nta n'uwabimenya uko biri icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Amen. Amen. nimba hari undi muntu ufite ikintu cyo umwe muri mwe ninde ugiye kutubwira ukuntu abyumvisha, ashimira n'uno mubyeyi, ashimira buri umwe wese wakomeza kugenda dutera inkunga, atubwire. Haleluya. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Shimye Imana mu mutima, bigaragaje n'imbere yanyu ko nshimye Imana. Haleluya. Kuko Imana yabanye natwe mu gihe cyacu cyari gikomeye cyane. Abenshi twabaye gutya 94. Nicyo gihe cya benshi nibwo twagiye muri urugendo rwo kuba abapfakazi, ariko Imana yaraturinze. Haleluya. Amen. Njye nshima Imana yandinze muri ibyo bihe. Haleluya. Haleluya. Kuko abatungana abenshi ubungubu n'udukecuru tugenda dukonda kubera kwiroha mu biyobyabwenge, ariko njye nshimye Imana kuko Imana yamfashe icyo gihe ikankomeza, ikankomereza mu bana bane, ubu nkaba ndi mu buzukuru n'abakazana n'abakwe. Haleluya. Haleluya. Ibyo byo njya mbishimira Imana. Nshimye Imana rero kubw'iki gikorwa nawe dukoreye. Haleluya. Amen. Twajyaga ahari dushobora kuba twibaza uko bizagenda, uko bizamera, ukinjira mu mayere kukabona igihe cyawe ari kirekire, ariko nshimye Imana kuko Imana igenda ibyigiza hafi yacu. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Njya kunda kubwira ababyeyi bameze nkanjye nkababwira ni mujye mushikama ku Mana yanyu kuko niwe mugabo nyakuri. Wiruka ku mwana w'umuntu ejo akagutanuka akakwirukankana akagutirgiriye, ariko iyo ushikamye ku Mana iragukomeza aho uri hose, umwuka wera akabasha kubana nawe, inzira z'igisiyoni ukajya uzibona, haba mu mwuka haba no mu mubiri. Inzira z'igisiyoni ukajya uzibona imbere yawe. Ibyo nyahunda yo kubihera Imana icyubahiro. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Muri abo bana bane harimo umukobwa umwe nawe yarashatse afite umutwara, afite abana bane, umwe yarapfuye ariko hasigaye 3. Ubwo abandi bose ndi mu buzukuru. Imana ihimbazwe. Amen. Imana ibahumuye. Tubwire ukuri kwiyumva muri uyu mwanya. Byakurenze. Ni Imana ibikora n'ukuri. Haleluya. Rwose nanjye nshimiye Imana. Ahantu mpagaze nanjye napaka 94. Umutwara nyasigira abana 2. Nibo nkifite. Mana nashimiye Imana kugeza ubu nigira muri Yesu, yasangirira neza. Nari umuntu ukunda kunywa inzoga, nari umuntu ukunda kurya itabi, nari umuntu muri Yesu biremera n'ukuri. Ikintu cy'uburayi cyo nta kintu, ariko ibyo narabikoraga nabwo wenda mba narabigiyemo. Iyo ntajya muri Yesu, Yesu yangiriye neza cyane rwose. Mana aramfata arankomeza no aracyamfasha. Amen. Imana ihimbazwe. Sineza kuzamutera umugongo. Ntuzamuveho. Tuza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi. Ndashima Imana ko nkiri muri iyi si. Ndashima Imana ko nababaye, Imana irambabarira ndi umunyabyaha bibi. Ndashima Imana ko yankuye ahantu habi, yankuye mu mbata za shitani. Ndashima Imana kuko nkihagaze muri iyi si nkivuga Imana. Ndashima Imana ko ntabya abana batandukanye. Ndashima Imana ko narindukiye mbabaye, nemera kwambara ibicocero. Ndashima Imana kuko yangiriye neza, ibintu byinshi cyane agingirira neza, umwana njya akamufunga, Imana ikamufungura. Ndashima Imana kuko yambwiye kwizangirira neza kuko ndayibonye ngiriye neza, yanyicajeje nakomeye kuko yabimbwiye. Ndashima Imana kuko yankuye kuri iryo tabi kankura ku nzoga, nigeze nkimara gupfakana bamupfumu, Imana yazimkuramo nibwo ampaye agakiza. Amen. Maze imyaka 19 mpfakaye, ariko windi yansigiye nawe ubu yarashatse, nubwo ntamushingiye ariko n'Imana yamushingiye buri ari izinzira zabyo. Kuko nabwiye ko ntashaka umwana uzongera kubyara mu rugo mbabyariyemo. Imana irantabara, umuko wanjye aza kumbwira ngo bazaye kwipimisha sanga rikunda, mbajyana kwa muganga abyara uwo munsi, ariko yaramujyanye babyaranye 2. Ndashima ko mfite abuzukuru 3. Imana ishimwe. Ndashima Imana kuko yakuye umuhungu wanjye muri Kanyanga nkamfite akuzukuru k'imyaka 6. Ndashima Imana kuko yantuye urusiko nikora imyaka myinshi, irambwa ati nzarugutura, iraruntura mbona aho ndutuye. Ubu mfite imyaka nk'itandatu nsinziye, ntago naryamaga naraga nsenga. Ndashima Imana ko arimbujije gutoragura amashashi.
ndayishima nongeye kugushima mubyeyi ndakubonye mbona rwose mbona urasa n'Imana mbona umuntu unyibutse mbona wanyibutse kuri iyi si mbona wanyibutse ari wanyibutse n'abandi batageze banyuka ko mbonye unyibutse rero Imana rwose mwumve ko nyishimye nawe byumve amen byumve haleluya amen nshimye Imana cyane ndumva ngewe byandenze cyane nshimye Imana rero ko nanjye Imana yagiriye neza numva mbese nshimye Imana kuko gukorera Imana nta gihombo kirimo yego nshimiye uno mwana uduhaye ino myenda Imana imuha umugisha yego uyu mwana yadutekerejeho atekereza abapfakazi aratekereza Imana iramutekerereza atekereza abapfakazi kandi n'umwana aracyari muto cyane ngewe ubu mfite imyaka nka 68 navutse 55 nta wari warantekerejeho kino kintu cy'ubupfakazi ariko no mwana wejo bundi Imana iguha umugisha mwana Imana iguha umugisha utagabanyije wa wundi utangwa n'Imana amen Imana iguha umugisha kuko aho ukuye iki gitekerezo watekereje Imana ikakigutekerereza ugatekereza abapfakazi mu itorero ry'abangelikani ugatekereza abangelikani ko harimo abapfakazi ukatureba ukatutekerezaho nshimiye na pasiteri watuyoboye muri izi nzira Yesu amuha umugisha kuko nawe yadutekerejeho warabimuganirije nawe adutekerezaho aratuyobora hasi nari impazi nibwo bwa mbere nkandagiye muri uru rugo sinkuzi nanjye ntunzi cyakora muri Yesu turamenyana turaziranye mu maraso ya Yesu kuko amaraso ya Yesu yatugize umwe tutari kumenyana turamenyana shimye Imana rero cyane umva ndashimye Imana kuko yakoze ibi ishimwe kuko iduhurije hano muri uyu muryango w'abapfakazi wa Mana ushimwe urakoze cyane Imana ikumpera umugisha muri ibi bikorwa ukoze igihori kuzurize gusenderereze kandi guhe kurama amen iminsi yose amen zamara ukiri muri iyi si haleluya Imana ihabwe icyubahiro amen uko shimye Imana yego amen Yesu abahereza umugisha umunezero wanyu ndawubonye kandi dushimira Imana itunejeje muri uno munsi amen 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 abantu badukurikiye abantu bose bagira umutima wo gufasha abababaye badukurikiye ndashimira uyu mubyeyi wampamagaye Imana imuha umugisha cyane ariko igitekerezo cyiza ngira ngo mama pasiteri afite cyo gufasha abapfakazi cyo gufasha atishoboye ngira ngo ni umurimo wagutse cyane ni umurimo w'Imana munini kandi usaba ko ari abantu bagifite urukundo bagomba kugushyigikira waruvuze mu kanya ko bahawe ibitenge nawe ushaka uri kureba iki kiganiro ukavuga ati ni ukuri ibyo bitenge nayo ngiye kubibadodeshereza uwo ni umurimo w'Imana wabukoze kandi no kuri Imana yabiguhembera cyane ubwo ngira ngo no ku bindi no ku bandi bashaka gufasha abandi nibyo byose turashyiraho nimero ya mama pasiteri hejuru nukuri mukorane n'umurimo w'Imana kandi Imana ihemba neza nukuri Imana ihemba neza yego murakoze ubwo rero numvaga bitari bugarukire hano ndangije mpita nsonga ubugari burashyushye noneho ubwo nyine tugiye kurya ubugari n'inyama Bona peti rero ni muze tujye ku meza twuvuga ko Yesu agira neza tumwe n'agacyayi siko bimeze se twagiye rero hari icyerekezo uri mutujyanamo hari intambara uri muturwanirira mu ruhande rwacu arahari mu ruhande arahari ibintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu
Yesu wabikoze we turanezerewe ababyeyi ni Yesu wabaremye we turanezerewe Yesu wabikoze we turanezerewe n'abagabo ni Yesu wabaremye we turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe turanezerewe ababyeyi we turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe izongera itugirire neza 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 irahari naho yagiye 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 irahari naho uyu mwanya irahari naho yagiye irahari naho yagiye irahari naho yagiye irahari naho yagiye ngiyo we iri mu ijuru igira neza we iratabara we ngiyo niyo Mana nzakorera we haleluya ngiyo niyo Mana nzakorera ngiyo niyo Mana nzakorera ngiyo niyo Mana nzakorera we ngiyo niyo Mana nzakorera ngiyo niyo Mana nzakorera ngiyo niyo Mana nzakorera we niyo Mana nzakorera ngiyo we iratabara we iyo yubaka ingo itanga urubyaro ngiyo we iraturengera ikiza abarwayi we iyo yambika ngiyo we ngiyo ijuru ngiyo we ngiyo niyo Mana nzakorera niyo Mana ngiyo niyo Mana nzakorera nzakorera amina haleluya haleluya amen haleluya amen haleluya Imana ishimwe amen Imana ihimbaze amen amen Imana ishimwe Mana ndagushimye haleluya 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 Imana ihimbaze ndagushimye kuko uri Imana igira neza ndagushimye kuko uri Imana itabara ndagushimye kuko uri Imana iri mu ruhande rwacu ikaturinda tutaraba kurindwa ikabana natwe bitari bikwiriye amene warakoze kuba mu ruhande rwacu kuko uri Imana wagize neza uba mu ruhande rw'ababyeyi bangana gutya urinda abagabo bangana gutya Mana hari impamvu wari uzi ko uyu munsi duhurira ahangaha komeza kutugirira neza rero tukigera muri iri cumbi dusabye umugisha uturuka mu ijuru dusabye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zibe ahantu mu izina rya Yesu uraha wese mwami ndamwingingiye kugira ngo amavuta y'ijuru atembere kuri we mwuka wera arushaho kumugenderera urakoze Mana kukugira neza kandi urakoze kuko ushobora byose ayidata Imana rurema Uwiteka we ndakubashye haleluya haleluya ndakubashye papa icyubahiro n'ikibi cyawe tugukomeye amashyi tugushima kubw'imirimo n'ibitangaza haleluya 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 amen Imana ihimbazwe ndabaririmbira iby'uwamfiriye wankunze mfite ibyaha narararutse wambonye mw'iki Kristo ukaza mw'isi ukamfira wambonye mw'iki Kristo ukaza mw'isi ukamfira yasize ingoma ye nuko aramanuka
baramusuzugura ntibamwemera hari indi nshuti nkawe se yakunda abayihinyuye hari indi nshuti nkawe se yakunda abayihinyuye baramusingije bashashe imyambaro ngo hozana hahirwa umwami Kristo bukeye barahinduka bati nabambwe nabambwe bukeye barahinduka bati nabambwe nabambwe bafashe umwami ubwo baramuhemura bakiza umwambuzi babamba Kristo ibyara byihanganira ngo abone uko aducungura ibyara byihanganira ngo abone uko aducungura yavuye mu ijuru aza muri isi abura aho yarambika umusaya we amfira ku musaraba ngo nanjye ngeze mu ijuru amfira ku musaraba ngo nanjye ngeze mu ijuru ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izina rye yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.